imibabaro y'iki gihe ayaya idakwiriye na gatoya kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Hari ubwiza tuzaza kuvuga ngo hari umuntu Imana yishyuriye inzu, si igitangaza kuvuga ngo hari umuntu Imana igarutse mu bana be, si igitangaza kuvuga ngo hari umuntu Imana yubakiye kuri kamera, si igitangaza, kubera ko ibi bintu bisaba kwizera. Uramutse unkurikiye ugakurikira iki kibwiriza uri kumva aya mavuta ugavuga ngo nakiriye ibyanjye, ni ukuri bitabikubera nk'uko byizeye. Hari ubwiza tuzagira, abantu batubona twambaye utwenda duciriritse tutambuka, abantu batubona twahuriye batsinda mu isoko cyangwa n'ahandi, abantu batubona twagiye tedemiri guhaha, abantu batubonye twagiye mu masoko runaka, abantu duhuriye ahantu mu magare, abantu duhuriye mu mihanda dutambuka, bakambuka natwe tukambuka, abantu bateze moto natwe turazitega, abantu hari ibintu duhuriyemo. Duhuriye ku giturisho twese tujya gutura. Ariko Pawulo avuze iki? Hari abandi babikiye ubwiza. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yego, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza nanone. Imana amahoro ibagirire neza, ubuntu bw'Imana bube muri mwe. Icyo twifuza nuko ubuntu bw'Imana buba muri mwebwe, kandi ushobora kudukurikiye ubabaye, ariko reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikarira. Uyu munsi turi n'umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka musabe kugira ngo abasuhuze, namara kubasuhuza ahita asenga Imana. Amahoro y'Imana bane namwe, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Mana mwijije bagirire neza, reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye ko ngiye kuduha ubuntu bwo kuba imbere y'amaso tuvuga ibyawe. Reka tugushimire uwo uyu mwanya tugezemo, ariko nanone ubuganze kandi uduhire uyu munsi kuruta mbere mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, iduhire uyu munsi kuruta mbere. Ako kantu karakomeye. Ako kantu karakomeye cyane. Turifuza guhirwa n'Imana, kuko abahire cyangwa se abahiriwe n'Imana, ndagira ngo Yesu yigeze abisobanura ngo ubwo yarazamutse ngo abantu benshi bakamwegera, warangije ababwira abahirwa abaribo. Ubwo rero turizera neza tudashidikanya ko uyu munsi turibuze guhirwa kandi tugahirwa n'Imana cyane rwose. Turayubaha icyo gihe Imana yakoze ibintu bihambaye. Rero si igitangaza kuvuga ngo Imana hari umuntu yishyuriye amadeni, si igitangaza kuvuga ngo hari umuntu Imana yishyuriye inzu, si igitangaza kuvuga ngo hari umuntu Imana igarutse mu bana be, si igitangaza kuvuga ngo hari umuntu Imana yubakiye kuri kamera, si igitangaza, kubera ko ibi bintu bisaba kwizera. Uramutse unkurikiye ugakurikira iki kibwiriza uri kumva aya mavuta ugavuga ngo nakiriye ibyanjye, ni ukuri bitabikubera nk'uko byizeye. Pawulo aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe ayaya idakwiriye na gatoya kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Hari ubwiza tuzagira, hari ubwiza tuzagira, abantu batubona twambaye utwenda duciriritse tutambuka, abantu batubona twahuriye batsinda mu isoko cyangwa n'ahandi, abantu batubona twagiye tedemiri guhaha, abantu batubonye twagiye mu masoko runaka, abantu duhuriye ahantu mu magare, abantu duhuriye mu mihanda dutambuka, bakambuka natwe tukambuka, abantu bateze moto natwe turazitega, abantu hari ibintu duhuriyemo. Duhuriye ku giturisho twese tujya gutura. Ariko Pawulo avuze iki? Hari abandi babikiye ubwiza. Haravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye na gato kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Hari ubwiza butarahishurwa bw'abana b'Imana. Reka ntangarize abana b'Imana munkurikiye, mukomere mugume kubirindira, mugume ku gicaniro. Imirindi ya data ntago azadusiga, ntago azaduhemukira, atubikiye ikamba kandi atubikiye ubwiza. Aravuze ngo kandi byaremwe byose uko bingana byiteze impanda ye, kandi byose bitegerejanyije amatsiko ugwishurwa k'umwana w'Imana. Muririmbyi yuzuye umwuka wari uzi ukuntu yaririmbye, yaravuze ngo nukuri uko azasa niko nzasa. Ayiwe, uko azasa niko nzasa. Yaramuka ahagaze hano kandi reka ntangariza abantu bankurikiye, ntabwo Yesu aziteza iyi si ngaje kuyikandagiramo, azaza yiparikira hara hejuru mu birere. Kare iyi si yamenweho amaraso, iyi si yagambaniwemo, Yesu ayigarukamo ntabwo bishoboka. Iki cyo rwose unkurikiye ucyumve neza, ntabwo bishoboka. Yesu ntuzamubona hano muri kaburimbo ngo arimo aratarasa. Ejo bundi mperutse kumva umutipe batangaza ngo Yesu yaje Kigali. Mperutse kumva batangaza ngo Yesu yaje Kigali, kumbe ni wa wundi abantu batunze mu nzu zabo, ni wa wundi birirwa bikubita imbere ngo niwe Yesu, kandi ari umukinnyi w'umusitari wikiniye filime ya Yesu. Baratangaza ngo Yesu yaje Kigali. Ndongera ndabyumva ngaherutse ibugani, ndavuga nti ndatangaye. Ariko ikintu nshatse kuvuga ni iki? Abo ni ba Yesu ba pirate. Hari Yesu original ntazigera yiteza iyi si, ntazayigarukamo pe, hazahaga hejuru ku bicu. Umuririmbyi w'umudive yaravuze ngo ubwo azaza azahamagara amazina y'abera, ngo nzi ko nanjye nzumva izina ryanjye nkitaho. Yesu naza azahagara hano hejuru, ntago asigera akandagiza
ikirenge cye hano kuri iyi si ibintu bitarajya ku murongo. Reka nkubwire ngo iyi si ubwo mvuze byinshi, iyi si ikoreyemo utuntu twinshi, iyi si irimo amanyanga, iyi si irimo inzikana mbereka, iyi si irimo amoko n'inzangano, iyi si irimo intambara zidashira, iyi si irimo ibihuha byazo, iyi si Yesu ntabwo azayikandagiramo. Muririmbyi aravuze ngo kandi bizaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa ku mwana w'Imana. Reka nkubwire ngo usenga y'ibiri, usenga y'irindwi, usenga ya 40, usenga ya 70. Hari abamperutse kumva ngo bari muri 70, hari n'abandi ngo bageze mu bihumbi bingahe ndabashuhuje. Usenga y'ingahe wasenga yose, ariko umenye ngo Yesu naza, Yesu naza, Yesu naza, Yesu naza, Yesu naza, Yesu naza. Muririmbyi niko yavuze, guzaza ryari mucunguzi ngo wibe bwami bidashira, guzaza ryari. Aravuga ngo kandi uzaza ryari ngo uca amateka. Hoziyana niko baririmbye ngo mbe mwami ni ryari, ngo igihe uzagarukira. Ariko umunsi azaza Yesu, umunsi azaza bizaba ari umunezero. Uko azasa niko tuzasa. Ndamushimiye. Yahagarara ari inzobe nzaba inzobe, yahagarara ari umuriro nzaba umuriro, yahagarara mbese uko azaba ameze, isura n'ishusho azazana, nanjye niko nzaba ameze. Ndafashijwe. Ariko Pawulo aravuze ngo mama komera, kuko umubabaro uri gucamo ntago ukwiriye kugiranwa n'ubwiza uhishiwe. Reka nkubwire wa mugabo we, ntago oya, icyubahiro Imana ikubikiye, ubwiza Imana ikubikiye nta hantu buhuriye n'izo nshinge witera. Ni ukuri ubwiza Imana ikubikiye nta hantu buhuriye n'icyo gisuzuguro cy'uwo mugore. Ntago oya, urasuzuguritse n'ibyo imbere y'uwo washatse n'abana wabuzaye. Ariko reka nkutangarize ngihangane, kubera ko imibabaro y'iki gihe ntago ikwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Reka nkubwire, birashoboka ko uri muvuvuka abandi bisiga nta tuvuta, birashoboka kuri ahantu hirya ngo mu Ruhengeri, birashoboka kuri za Musanze, birashoboka kuri hano hirya Nyagatare, birashoboka kuri za Ngoma, ahantu hose uri, birashoboka kuri hirya Nyamata, birashoboka kuri muri uyu mujyi wa Kigali, birashoboka ko nkurikiye hano muri East Africa, birashoboka kuri nkurikiye uri Burayi, ahantu hose uri hamwe n'ibikugerageza. Bonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tolezala wene shando brayfo, nagikwiriye kudesansorasi, nagikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuza mana we. Kandi byaremwe ndafashijwe n'ukuri. Imana ishimwe. Umva nkubwire wa mukobwa we, uretse kwiyandarika, uretse kugenda ngo bagukande nk'avoka, uretse kugenda ngo bagukande nk'ipapayi, uretse kugenda ngo bagukandakande, uretse mbonye yuko imibabaro y'iki gihe birashoboka ko nta mwambaro ufite, ariko wakihangana rata, kuko uyu mugabo twicaye imbere ntagakoze isoni. Ngewe ukubwira ntago yankojeje isoni, ndi kukubwira ngo ntagakoze isoni, ntagakoze isoni. Zaburi ya 73 umurongo wa mbere iravuga ngo icyakora koko ibasha kugira neza Abisiraheli bafite imitima iboneye. Nabonye Imana bingana nuko nyivuga, nabonye Imana bingana nuko nayiguhamiriza. Ariko reka nkubwire ngo igihe cyose wagize kumaramaza nukuri ubwiza Imana iguhishiye nta hantu buriye niyo mibabaro. Nibuka umunsi umwe nigize njya gusenga, kiri gihe nsenga Imana, ariko nashobora no gufata ku gitenge cy'umuntu twabanaga aho ngaho, simuvuze kugira ngo ntamukomeretsa, kuko namaze kumenya ko tuvuga ubuhamya bwacu abantu bagakomereka. Kubera ko ntago bizari byemeye gufata ku gitenge cye, nkajya njya gusenga n'umukobwa nambaye akajipo. Ariko urabizi ko abarokorera hata mu minsi yashize twajyaga dusenga dukenyeye dutenge nka gutya, ukaba ugifite nyine kugira ngo utambara ubusa, ukaba ugifite kugira ngo utajya mu mwuka ukagira abantu ukaba ugifite. Imana turengere cyane. Noneho nkajya njya gusenga nkabwiriza n'akajipo gusa, ariko mu mutima wanjye burangira kumaramaza. Ndavuga ngo Mana, uyu muntu kubera ko adashaka ko mfata ku bitenge bize, nta n'impamvu yo kugira ngo mbifateho ejo ntagira ubuhamya, ntajya kubwiriza ariko nkagendana umuvumo kubera ko nziza umuntu arimo anyivovotera. Ndavuga ngo niba ari Imana yampamagaye ungira kumaramaza n'ukuri, niba ari yo dukorana nayo ntago yagukoze isoni. Ndavuga niba ari Imana yampamagaye ishimiye kuba nakenyera igitenge, sindi umugore ngo nakigura, ubwo ifite ubundi buryo, kandi no tubana nawe ntacyama ndabigenza gute? Sinzi gusabiriza, sinzi kwiteza abantu. Buriya abantu twabeho mu isi rero y'abantu bihaye, wanapfa burya wihagazeho cyane. Ibintu byo gusabiriza wumva uko zigwa n'isoni. Kandi ikindi, niba haramenye Imana mu buzima bwawe, gusabiriza nabyo ni ibintu bisebeje Imana nabyo. Hari ibintu uremera ukahagarara Imana ikakurwanirira. Ndagenda bwiriza igatunga n'ahantu nagira ibihe byiza mu itorero ryari rihari. Hari upasiteri wari ufite hano muri etage company house hano mu Gacinjiro, yari afite branch igasanzwe abantu babyumva bari mu byumva. Masengaga kuwa gatatu, nuko ubwo ntacyo ndavuze. Noneho bari bafite branch, nkajya njya kubwiriza yo Imana igumugisha Pastor Emmanuel hari gatunga, nkajya njya kubwiriza nkabwiriza. Bukeye mu gitondo umunsi umwe ndi mu materaniro ndabwiriza ndabwiriza mvuga Imana neza, numva ndayivuze. Umubyeyi Imana ihumugisha ababyeyi bambara amaribaya.
mwajyaga mu hari ukuntu rwose binezeza Imana bihimba ariko Imana ikunda abantu bambaye bikwije. Umubyeyi yari yambaye iribaya yambaye n'igitenge yarengejeho n'ikindi ndabwiriza ndimo ndabwiriza ahita haguruka kwa kundi abantu baza kuduhezagira ahita nyanyaza icya gitenge. Mana we cyiza sha gihenze umuntu yanyimye gukenyera ka London ke mu rugo Imana iti impangira ikindi uko ntaza amoko yabyo iti impangira ikindi gitenge cy'abasirimu gihenze. Noneho ngira ngo wenda kimeye kwa yabonaga nambaye ubusa cyangwa se simbizi. Noneho dushoje amaterano namwe mukozi Imana wakoze kuntiza igitenge arambwira ati oya kigumane umwuka yanyemeje kukiguha. Sinamubaje byinshi kuko numvaga ko Imana ishimiye ahantu handyaga. Arambwira ati umwuka yanyemeje kukigwa ndetse kubera iki ati ahantu hose uzajya uhagarara ugikenyeye ati nubwo utansengera ngo unyibuke cyangwa iki Imana n'igikireba iginyibuka. Umva abantu bazi kwicira inshuro ku Mana. Arawe umva iryo sengesho rihoraho ahantu hose najyaga najya muvumo nyijyanya nkishyira ivi hasi Imana ikabona igitenge Imana yagombaga kumwibuka. Twagiye tuhamya Imana mu gihe cyo kwambara ubusa mu gihe kigoye Imana itwereka ko turi kumwe nayo. Ntago mvuze ukuntu twajyaga dukora amasengesho tukabura na mukari yo kwiyakiriza ugafata yibiri mwayafunze nka groupe mukayafunga mwana yasoza kubera kwa kwihagaraho ntujye no kwa mwene so nguvutika ngiye gutera yo winta wenda wasanga bari buteke nakavanya nkavayo nkamize nkarorongota nanduba yose nkarengana nkajya gukomerezayo nandi masengesho y'undi munsi y'ubuginga paka kugeza igihe Yesu azangirira neza. Twagiye dusenga amasengesho twashatse n'Imana idushingira yandi ibi nabantu ntago babizi ariko wijya kwiyandavuza wijya kugwira akamanyu k'umutsima ni kumwanditsi imigani niko Salomo yavuze aravuga ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima ijambo ryaranyubatse wakemera ukisiga ubuto nuko bitakibaho ukugira ngo ubone umurokore muri iminsi Imana amaje akavuga ati nisize ubuto shasinze ahantu baba barokore Imana ntabare sinciye imanza kugira ngo ubone umurokore uvuga utereka nemere basohore mu nzu naye gusambana kugira ngo Imana yanjye yubahwe ni bake pe baracyahari ndabizi kuko aracyari 7,000 ariko ni bake kubera iminsi rushize kera ruhinyuza intwari. Ariko reka ngubwire ngo sibyo wituma bajya kugukandagura wituma wisebye Imana witucisha izina ry'Imana hagarara ku Mana Imana izakurengera hagarara ku Mana wamenye Imana izakugira neza. Paulo avuga byiza aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe tolele hayiwine shambo asirada aravuga ngo nukuri mbonye yuko imibabaro y'iki gihe yo idakwiriye Imana ishimwe Imana ihimbazwe kuba utarashaka ntago bivuze ngo ntago uzashaka kandi nubwo utashaka ntago Imana wabigiyemo ideni nayo ntayo yabikugiye mu buri Imana ntihatwa rega ntirenganya ibizi ibintu bidukwiriye. Oya buretse kujya kwicira inzira wijya kwicira inzira si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Paulo aravuga ngo oya mbonye mu mboni za Paulo nk'umunyamwuka nawe muri icyo gihe cye aravuga ariko ndahishuriwe nubwo turi kubabazwa ariko mbonye neza mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute tuzahishurirwa. Ariko aravuga ngo icyakora koko ibintu byose byaremwe byose nabyo ahantu byicaye byiteze impanda bimeze bityo birabizi ko Yesu azaza ukareka niwe waremye ibi bintu mwitangiriro nta kintu kimwe cyaremwe kitaremwe n'uyu Yesu. Mbere na mbere hariho jambo ihoranye n'Imana usomye ngo kandi ayiwe ndapfuye ariko n'imbwa zicaye hariya n'amahene na nuko buri ihene ziryoha zizokeje ariko burya Yesu yazitanzeho urugero rubi uzi kuvuga ngo ibumoso hazaca ihene iburi ihene nta kandi kamaro nzabakubita inkuru z'ihene iwacu hari umukobwa witwa Pefaniya izavunaguye ahinduka ikimbuga kubera ihene ntizumva buryo urayikurura ukayishyiramo ikiziri kugakurura ariko ikangakuza ihene burya Yesu yazitanzeho urugero yazibonye azizi kuko niba ziremye zifitemo akantu k'agasatani uretse kucyokezo niho ikizwe kucyokeza ihene ntago wayatuza ku kabrosheti imeze neza ku kidari imeze neza hariya aho hafi n'icyokezo ihene iba yitwaye neza ariko hirya y'icyokezo ihene iragatsindwa niyamamaga ihene mu imvura igwa ihene ikigira ikitwingika habe nakenge ko kuvuga ngo ngiye kugama ihene iragatsindwa ntigiva kwizima. Rero reka nigarukire ariko ngo nibyaremwe byose rata byiteze impanda ye. Reka nkubwire ngo niba ibi byaremwe byiteze impanda ye wowe uri hehe witeze impanda ye? Ese nibi bizaremwe iyo tuvuze byaremwe haba hari ibyo byose nyine utekereje byiteze impanda ye byiteze kugaruka k'umuremyi wabyo niko umuremyi yavuze ngo nukuri ndafashijwe wihoreye muri ibyo yaravuze ngo nukuri nibyo bihimbaza iteka ubwiza bw'umuremyi wabyo wabiremye byose ndikumva abaririmbyi bari kumanuka ariko kuri kose guhari. Paulo avuze iki? Aravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza. Pasi ntago ko tuzasakwa ari kwerekanwa ntago kuntu tuzasakwa ari kwerekanwa
abantu babimenye kuko tuzaza kutarerekanwa mu kiranukiraho muri uko tuzaza ntikurerekanwa. Imana ibaho umugisha. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza cyane uduhaye. Abakunzi b'Imana Irahari TV ntabwo barakumenyera cyane, niyo mpamvu nagiraga ngo utambutse nimero ya telefone kugira ngo wakwifuza gusengana nawe abe yakubona mu buryo bworoheje. Ni amahoro 078741 5 1 Karibu nisengesho. turagushimiye kuko uri Imana yacu, turakubashye. Wakoze Nukuri byaba ari byiza cyane. Imana ikwiye kuduhira ibintu byose bikagenda neza cyane. Nuko. Ubwo wamaze gusenga Imana, reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho message Imana. ndigufashwa, Imana iguha umugisha pasi, ndigufashwa n'umuririmbyi kandi twiyegereje, ariko abantu baba badukurikiye hari umuntu twabigeze umwihariko ntitwite tubaha ikaze rata. Imana iguha umugisha wowe dukurikiye. Ndigufashwa n'umuririmbyi wa 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ku gitero cya 3 aravuze ngo, ariko icya mbere kivuga ngo murinzi wemenyesha igihe, murinzi wemenyesha igihe. Icya gatatu cyo ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bityo biti iyi si yacu iza gushira hazi ndihoraho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Hanyuma ijambo tujye gusoma riri mu Baroma, ni Paulo warivuze, Abaroma 8:18 haranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Aho turi reka tuve ngo amen. Ni Paulo wavuze aya magambo, ariko ndanezerewe cyane kubw'indirimbo ya 385. Icyanyuma kiravuze ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara, ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru. Paulo agiye kuvuga aya magambo yarari maca mu bihe bitoroshye we n'Abaroma, cyari igihe kigoye, ariko turashimira Imana ituzi kandi turashimira Imana itagitwirengagiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu muririmbyi avuze byiza, aravuze ngo murinzi wemenyesha igihe. Ndikumva nabyuse ndigufashwa n'indirimbo, ariko ndikumva ntashaka kuririmba kubera ko tuba twicawe imbere n'abantu bazi kuririmba. Nshuti yanjye, hariho igihe uririmba rwose wararirimbye arasaraye aragize ati nuko, ariko icy'ingenzi si ijwi, ahubwo icy'ingenzi ni amagambo ari muri iyi ndirimbo. Aravuze ngo murinzi wemenyesha igihe. Ese muhira niki bimeze bite? Ariko igitero nakuze cya 3 aravuze ngo ndacyabaza ibyaremwe byose. Ni umuririmbyi waririmbye ari mu gihe cyo kwibaza iby'iminsi n'ibihe yarari mu gihe cy'uburibwe, yarari mu gihe kitoroshye, yumva nawe akeneye ihumure. Imana iturengere cyane. Aravuga ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, birasubiza ngo biti, biravuga ngo nukuri ibyaremwe byose iyi si yashiza gushira. Birashoboka ko yabajije umuvumu, birashoboka ko yabajije ipapayi, birashoboka ko yabajije inyamaswa iyo ari yo yose, ariko ngo aribaza muri we, abaza n'ibyaremwe. Ariko Paulo abivuze neza, aravuze ngo menye yuko imibabaro y'iki gihe, imibabaro tunyuramo, ibintu turimo tunyuramo, ibintu biduhangayikije, ibintu duhuje amaso nabyo, ibintu biduteye ubwoba, ibintu Paulo aravuze ngo menye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye na gatoya kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Imana iturengere cyane. Birashoboka ko nkurikiye ubabaye, birashoboka ko nkurikiye ubabajwe, habaho kubabara, hakabaho no habaho kubabara no kubabazwa, ariko ndashimira Imana ibasha kumenya umutima ubabaye n'umutima wababajwe. Birashoboka ko nkurikiye ubabaye, ahari ufite ibintu byakubabaje, ahari wenda n'amateka yawe yahahise, ahari wenda n'ibintu wagiye unyucamo, ahari wenda n'amagambo wumvishije, ahari wenda n'ibintu runaka wahuye nabyo, ariko ndashimira Imana y'amahoro. Muririmbyi aravuze ngo ni ukuri ndacyabaza ibyaremwe byose. Rero birashoboka yuko nkurikiye ubabaye, reka muhumurize umuntu ufite umutima ubabaye, kandi reka nkuhumurize ahantu hose uri, mubwire ngo umubabaro wose uri gucamo ntabwo ukwiriye kujyanwa n'ubwiza uzagira. Birashoboka ko uyu munsi uri kurira, ariko ejo waseka. Birashoboka ko uyu munsi uri gupfuna, ariko ejo wamera neza. Birashoboka ko uyu munsi uri uhesa umugongo, ariko ejo wagenda wemye. Birashoboka ko uyu munsi wabuze inzira, ariko ejo Imana yaca inzira. Hari ukubabara nshuti y'umusaraba, ariko hariho no kubabazwa. Reka nguhumurize niba ubabaye, nkubwire ngo mu ijuru hari Imana igibasha guhoza amarira. Reka nkubwire ngo ni ukuri komera, kubera ko mu ijuru hari Imana. Hanyuma reka ngaruke no ku ruhande rw'umuntu wababajwe. Birashoboka ko wababajwe n'abo muvukana, birashoboka ko wababajwe n'abaturanyi, birashoboka ko wababajwe n'abo mwasenganye, birashoboka ko wababajwe imibabaro uri gucamo ikaba ari imibabaro yaje ariko warayibabariyemo kubw'abantu. Reka nguhumurize ngo ibintu byose birashira. Iyo somye ijambo ry'Imana biravuga ngo igibasha kwica imigambi y'inshakura kugira ngo zidasohoza imirimo yazo. Iyo somye iri jambo rijya
bisubizamo ibyiringiro. Bibiliya ivuga ngo ni ukuri kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyo nsomye ibyanditswe byera biravuga ngo ni ukuri, ni ukuri. Abantu inzovu, abantu igihumbi bazagwa hano, abandi bagwe hariya, ngari kuzatambuka nk'aho bitabaye. Nasomye ijambo ry'Imana, Bibiliya inyereka ukuntu Imana yahumurije Kuro, ibwira Kuro ngo yewe Kuro we, ahantu abantu batabaye nzahaba, ahantu abantu bagusize nge nzahaba, ahantu bose bigiye nzahaba. Iramubwira ngo Kuro, nzakugenda imbere, ahantu hataringaniye mparinganize. Imubwira ibintu bikomeye. Reka mpumurize umuntu uri guca mu mibabaro, mubwira ngo imibabaro yose uri gucamo naha nihuriye n'ubwiza bw'ejo. Uyu munsi ushobora kuba ushonje, ariko ejo Imana yakugaburira. Uyu munsi ushobora kuba urwaye, ariko ejo Imana yagukiza. Niki gitumye ukirwaye kandi abandi indwara zarabije? Reka nkubwire ngo no kuba urwaye byonyine haracyari ibyiringiro ko hari ikintu Imana yakora. Imana iturengere cyane. Uyu muririmbyi yuzura Umwuka Wera aravuga ngo ndacyabaza ibyaremwe byose ngo bisubize bityo biti. Aravuga ngo mbese Yesu yacu, uyu muririmbyi namukunze. Ibyaremwe bamwe ngo ni ukuri, dutegereje natwe twitegereje, dusubije amaso inyuma, tugize ukuntu tubireba mu mboni zacu nk'ibyaremwe, turarebye dusanga iyi si yacu ija gushira, ariko haza indi ihoraho. Imana iturengere. Reka nkubwire ngo komera, ihangane muri uko gusuzugurwa, ihangane muri ayo marira, ihangane muri uko guseba, ihangane muri uko gufatwaho ijambo, ihangane muri uko gushunanirwa inzara, ihangane muri icyo kigeragezo cyo kutabyara. Ihangane nubwo bitinze gusohora, ihangane. Inkoni iri igihe. Imana iturengere. Nasomye inkuru umwe z'umugore witwa Hana. Hana yaciye mu bihe bikomeye. Hana arababara cyane, Hana aratotezwa na Penina, ibibazo biravuka. Penina muhagarara hejuru, Penina mufataho ijambo, ariko Imana yibutse Hana, araza aravuga ngo ni ukuri, menya yuko Imana ishyira ikuzimu kandi yarangeze igakurayo. Aravuga ngo umuntu wari ingumba, ubu tuvugana byaye karindwi. Ndashimira Imana itabasha kubeshya, ndashimira Imana igisohoza amasezerano, ndashimira idashobora kumva amabwire, ndashimira itanegurizwa izuru, ndashimira Imana ijya yiyomora ibikomere, ndashimira Imana igihindura amateka. Birashoboka kuri guca mu mubabaro. Ndimo ndavugana n'abantu bafite ibintu bari gucamo bibababaje. Pawulo aravuga ngo ni ukuri nimutuze, kuko mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa na gatoya n'ubwiza tuzagira. Reka nkubwire ngo ahari birashoboka ko uri gusohorwa mu nzu, ariko mu ijuru hari Imana. Ese muganga yaguhaye raporo mbi, ariko mu ijuru hari Imana. Birashoboka cyane, iyi si nta cyizere itanga. Birashoboka cyane, nta mahoro yo mu isi. Niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo ni ukuri nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko kwa Data honyine niho honyine hasendereye amahoro. Ndashimira Imana yo mu ijuru, kuko ari Imana ishoboye ibintu byose. Ndababwira ngo iza kuba idashoboye byose ku buzima bwanjye, ntabwo uyihoreye mu mbona aha ngaha. Ndashimira Imana igitwomoraho abantu b'indyarya, ndashimira Imana igidutandukanya n'inshakura, ndashimira Imana izi gutandukanya umweru n'umukara, ndashimira Imana izi gutandukanya umuntu n'itungo, ndashimira Imana izi gutandukanya impanga zavuye mu ndimwe, ndashimira Imana ititiranya amazina, ndashimira Imana y'amahoro. Mana we, umunsi umwe nigize kuba mfite igiterane i Burundi. Mbere yuko njyayo umunsi wa mbere ngenda, umuntu umamagara ari mu Bufaransa arambwira ati Sandrine, buretse kugenda hari ibintu bizange nashatse kuguhereza, hari ibintu nashatse kukoherereza imyenda uzambara uri mu giterane. Numva Imana ariko pasi. Mana we, aravuga ati ndabizi wapakinze, ariko buretse gatoya ndashaka kukohereza amasakoshi, ndashaka kukoherereza imibavu uzitera uriyo. Mana we, iyi Mana we mujya mureka tuyivuga ko twarayibonye. Ndangije ndisuzuma ndeba amateka yahahise, ndavuga ngo Mana nibyo nabanye n'abazungu mbana n'abirabura, ariko abo bose twabanye turi mu bihe bibi, turi mu bihe by'ibyaha, tumeze nabi, inzoga zimeze nabi. Ndavuga ariko ntabwo nari nzi ko Imana ishaka kwibuka umuntu igafata n'umuntu uri mu mahanga akakubwira tumva mukozi w'Imana, buretse gato n'aka telefone bura hari ukuntu ako bitebyaye pasi have twabonye Imana bingana nuko tuyivuga. Arambwira ati buretse inzira byaciyemo nukararyohereza njya kubifata kuri hotel hara mu mujyi. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Nagiye Burundi nifunze mbabare mvuga nti yitwa Imana ishobora bingahe byose. Nubu nambaye imyenda yavuye hehe, ndakumvishije. Mana we ndafashijwe. Pawulo avuze iki kandi ubwo Imana ajya ngira ati ungiye kukwambika ku myenda yo hanze mwana wanjye. Umva ukuntu ibintu bimeze. Nubu ngo biracyaza nawe unkurikiye uhereze uko ni mu gihe cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. Hari igihe telefone uyitunga ukabura n'umuntu wayiguhamagaraho, ariko hari igihe Imana ifungura ikirere ukabasha no guhamagarwa n'abantu batigeze banakubona kandi mutazigera munahura. Ndafashijwe maze. Hari igihe kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari igihe umuntu aba hatazwi, ariko bwacya mu gitondo Imana ikakumenyekanisha. Haba igihe umuntu aba hashonje pasi, ariko Imana yavuga ngo rijya ukarya ifiriti ukumva uko bimeze, ukajya wumva furi z'ijuru. Ndapfuye. Hari
igihe Imana yibuka umuntu twigize tubaho turara ahantu habi njya mbyibuka hari umukecuru ugize kunshumbikira hariya muri Muhororo mana we maze iminsi muboneje amaso ndapfuye ayiwe mu buzima bugoye agateka imyumbati y'umweru itagira n'imboga akayimpereza ati mwana wanjye ibi nibyo mfite nkaryaho kandi nkakomera ariko ndashimira Imana ko ijya yica umwaku Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndikumva mpagurukiye guhumuriza umuntu uri guca mu mibabaro twagiye duca mu bihe bigoye umuntu akifuza kwiyahura akabibura wanarushigisha mbese narwo rukakwanga warukurura narwo rukakwangira urupfu warwicudikishaho rwikanga rukakubwira ati nakubenze mwe mutubwira ngo muratwanga mwihangane n'urupfu rwaratwanze Yesu tolezando braifu mwihangane ayiwe n'urupfu rwaratwanze twigize kwikundishwa no ku rupfu turavuga tuti warupfu ngwino hano tujyane wenda twaruhuka ariko urupfu narwo ruratwanga ni iki Pawulo avuze mu Baroma aravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzagira reka nkubwire ushobora kuba uri kwiseta witeguye kujya kubagwa abaganga bakubwiye ngo ntago biri bukunde ariko reka ntangazira ijambo ngo biri bukunde kubera ko mu ijuru hari Imana itabura kwita kuba ndapfuye mana we hari igihe numva Yesu nkumva ndagiye nyamabwira ngo hari umunsi nzagwa muri ibi bintu hari igihe numva ikirere nkumva nitambwira Yesu ntihita unjyana n'ukuri nkumva ikirere kirafunguye ndashimira Imana. Uyu muririmbyi avuze iki ku murongo ku gitero cya 4 aravuze ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Abantu mutwifataho mukatwifataho mugende gakeya aha ngaha si iwacu aha turacumbitse abantu mwumva ko mwadufashe amaraso mwatuzengereje mugende gakeya aha ngaha turabashyitsi n'abimukira turagiye niki se umuririmbyi avuze 108 aravuze ngo ngende umukristo kandi ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyina mwisi ndabihinywa nsigaje nifuza ibyo mwisi ndifuza ibyo mugende gakeya. Abantu mwumva ko ahantu hose mwafunze ejo bundi umuntu yigize kumbwira ijambo rikomeye mu myaka ishize arambwira ati Sandri ati nge nabishatse ati wajya winjira iwanjye ukambakamba ndamubwira nti ntago bisho cyane rwose ubu twagiye tubwirwa amagambo mabi agera mu ndiba z'imitima ariko Yesu araza aromora aravuga ati nabishatse nzakora icyo nshoboye cyose uzinjira iwanjye ukambakamba ndamubwira nti mu gihe cyose nyisenga Imana iri hejuru iya byose ntago bishoboka. Turashimira Yesu rero ujya wica umwako sinzi ibintu bakubwiye byaguhangayikishije sinzi ibintu mo gucamo bikugoye sinzi ibihe ariko reka mvugane nawe kujya hanze byanze Imana ishizeho inzira hari igihe twicara gutya ukumva ikirere kirafunguye ukumva Imana iguherezo y'umuntu reka mvugane nawe ibintu byose byifunze reka ntangaze amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe birashoboka ko wicaye igihe kirekire nta kazi reka ntangaze ngo Imana ivuze iki Imana ije kuguha akazi hari igihe twicara Imana ikatwereka n'abantu bari kure uba amaso y'umwuka niyo yonyine njya nizereraho. Chabara kuba nicana Imana ikanyereka umuntu uri muri Belgique kandi abantu bazi ko bidashoboka none niba Imana ishaka kunyereka mu nda y'umuntu n'inda wari warebayo Imana ikakubwira ngo dore hari amudaye harimo ibibyimba bimeze gutya na gutya ndi Imana ndasiribanze ndashiririje urambwira ko kura muri Canada ari ikintu kigoye nagize nicana n'abantu mu minsi yashize kera mu minsi yashize nko mu mezi nkangashize ndumva hashize nk'amezi nk'umunani nicaye ahantu nabaga hari aruguru noneho ndicara tuba dusengana n'abantu bari batarafunga izengero turicara ndimo ndasenga turicara none hari ukuntu nicaye bicaye imbere yanjye ndambuye ukuboko gutya numva ukuboko kwanjye kugeze mu Buhinde ntago ushaka kubyumva n'ukuri kw'Imana ndambuye ukuboko nese mbibabwira nibankurikira bari bubyibuka ndimo ndasenga ndambuye ukuboko gutya numva kugeze mu Buhinde ndababwira nti n'ukuri kw'Imana uko nguko mbigenda nti n'ukuri ukuboko kwanjye mbonye gukora ku muntu w'umumini ni kandi Imana iramukirije bagati turashize mu bintu utazakinisha ikirere cy'umwuka ntuzagikinisha kuko niho hantu nabonye hadanje niho hantu nabonye Imana ikora ibintu bidasanzwe narambuye ukuboko gutya irambwa ati ubu tuvugana uko nguko bikoze ndakijije mpita mbadangaza nti uzi ko ngize gutya gusa nkumva ijwi rambwe ngo uku kuboko kwanjye kugeze mu Buhinde bati turakuza amavuta yaze kubana natwe kandi urakoze kutwibutsa ko imibabaro yose turi gucamo nta hantu ihuriye n'ubwiza ubiteganyirije uririmbyi yavuze byiza aravuze ngo n'ukuri umubabaro n'uw'igihe gito kandi nijoro naryo ni ry'igihe gito ngo arira mu minsi yose hano mu isi ngo ariko nuko atarabona Yesu turagushimiye nubwo turira ko ariko tutarakubona kandi uzaza niko duhumurije rero Pawulo avuze byiza kandi turabyizeye aravuze ngo imibabaro turi gucamo nta ihuriye n'ibwiza tuzagira turagushimiye ko natwe duteganyirije ibyiza kandi urakoze kukubana na kuko ijambo ryawe ariko rivuga ngo byago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose fasha abo bose bababaye fasha abo bose bababajwe fasha abo bose bari guca mu byago ndetse no mu bigeragezo urakoze kuko Imana ibanye natwe uyu munsi ku butambere mu izina rya Yesu amen.